Imana iri kuvugana nawe uyu munsi. Mwana wanjye urababaye, urihebye. Ibuka ko ndi Imana, ibuka uwo ndi we. Nta kintu nta kimwe ntashoboye. Ushobora kuba utabibona, ariko ndakuzi kandi nzi ibyo naguhishiye. Nongeye kubaha ikaze kuri The Way Series, aho twatangiye urugendo rwo gushyigikirana, tugakomezanya, tugahugurana muri iyi nzira. Uyu munsi Imana yongeye kutwibutsa ko nta kintu na kimwe cyakagombye gutuma guhangayikira abana bawe, ubuzima bwawe, imirimo yawe, inshuti, ahazaza hawe. Ese birakwiye kubihangayikira? Bakundwa, ubundi guhangayika, ubwoba bituruka kuri Satani. Niyo ntwara akoresha kugira ngo ubeho utishimye, ubeho nta mahoro ufite. Abashaka kugutandukanya n'umunezero tubonera mu mwami wacu Yahusha. Imana rero uyu munsi iratubwira ngo ntitukiganyire, ahubwo tuyizere. Uyu munsi Satani ntakwibutse ko ugomba kwiganyira, ko ugomba kwibaza ku by'ejo. Ahubwo usanga umuremyi wawe arakuruhura, kukwiganyira, guhangayika, kuko ni umugwaneza kandi ntajya atererana be. Nk'uko atigeze atererana umwana we ubwo yagaragazaga urupfu yendaga gupfa, umutima we wari uhagaze, ariko abwira se ati ubahiriza izina ryawe. Imana nayo ko ari umubyeyi mwiza iramusubiza iti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Haleluya. Yahusha niwe cyitegererezo cyacu. Rero nawe ibyo waba uhangayikiye byose urimo gucamo, Imana igiye kubahiriza izina ryayo, kuko ikwitaho. Yikoreze rero amaganya yawe yose. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe. Matayo igice cya 6 umurongo wa 34. Rikongera rikambwira ku murongo wa 32 ngo ntaho mwaba mutaniye n'abapagani, kuko abapagani ibyo barabyiganyira. Rero mugomba kugira itandukaniro nabo, kuko Data wa twese azi ko ibyo tubikenera. Amaganya yo mu mutima atera umuntu akiyumviro, ariko ijambo ryiza risusurutsa uwo mutima. Imigani 12 umurongo wa 25. Nta kintu rero na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, kandi ijambo ry'Imana niryo riruhura imitima yacu rikayisusurutsa. Ijambo ry'Imana rigera ibi biryo byacu bya buri munsi. Buri munsi uko ubyutse ujya ufata Bibiliya yawe, usome ijambo ry'Imana. Mu gitondo usome ijambo ry'Imana, saa sita na nimugoroba ribe ifunguro ryawe rya buri munsi, kuko ijambo ry'Imana niryo risusurutsa umutima wawe. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Yahwa? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Abaroma igice cya 8 umurongo wa 35. Niko ijambo ry'Imana ritubaza. Dusomye ku murongo wa 38 39 ngo kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaza, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Yahusha Hamashiya umwami wacu. Ahangaha intumwa Pawulo yatweretse ibintu umuntu wizera Imana yahura nabyo, ariko bitakagombye kumutandukanya n'urukundo rw'Imana. Imibabaro yo muri iyi si, agahinda, ntibyakagombye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nubwo waba uri mu bihe bigoye, Paulo yaraduhumurije ngo naho rwaba urupfu, ubugingo, inzara, nta cyakagombye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Yahusha Hamashiya, kuko muri we twaratsinze, twaranesheje. Nta kintu rero na kimwe cyaza kuturwanya cyabasha kudutandukanya n'urukundo rw'umwami wacu. Umuntu wese yari muri Yahusha aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Abakorino ba 2 igice cya 5 umurongo wa 17. Abari mu mwami ntibakagombye guheranwa n'imibabaro, agahinda,
kwibaza ngo ejo bizagenda bite, kuko ibyo ni iby'abapagani. Abapagani nabyo barabyiganyira. Ahubwo muba mwarahindutse icyaremwe gishya mu mwami wacu. Ibintu byose biba ari bishya kuko uba wizeye Imana muri byose. Imana ihora igukorera amasiripurize haba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umunsi umwe umumama acuruzaga imboga mu isoko yari yicaye yabuze n'uwamugurira, kandi mu rugo niwe bari bategereje ko hari icyo ari buzane bakarya. Uwo munsi rero ntabwo byari byagenze neza, abakiriya bari babuze. Arimo kwibaza icyo abana bari burye, arimo kwibaza ntacyo afite cyo gukora. Za siripurize z'Imana rero nababwiraga ku bari mu mwami, bakamwubaha, bakamukiranukira, bakagendera mu mategeko ye, ntajya bakoze isoni. Hahise haza umwana w'umusore, aramuramutsa, aramuganiriza, aramubaza ati uragurisha gute? Uwo mama nawe aramubwira igiciro. Uwo musore ahita amubwira ati ndazigura zose. Arangije arazigura, abantu bari bari aho bose agenda baharabagurira, arangije amwongerera n'ikindi gishoro. Uwo mumama yahise ashima Imana. Yari yihebye avuga ati noneho abana bararya iki? Ariko ibitangaza by'Imana bihora biri ku bakiranutsi, ku bamwizera, ku bagendera mu mategeko ye bakamwubaha, ntajya bakoze isoni. Rero muri situwasiyo yose waba urimo, ujye uguma ku muremyi wawe, wizere Imana, wumve ko ntaho yagiye, ikigukunda kandi kwitayeho, kandi ibyiguhishiye ari byiza. Ngo nshobozwa byose nayo ahusha umpa imbaraga. Umwami wacu aduha imbaraga muri situwasiyo yose twaba turimo, tukabicamo dukomeye kandi twizeye, kuko Imana niyo mugabane wacu iteka ryose. Haleluya. Umutima wawe wose wiringire Imana, uyikiranukire, urusheho gutunganya inzira zawe, wubahe umuremyi wawe. Umutima wawe ukomeze amategeko ye kandi ukore n'ibyo amategeko agutegeka. Wubahishe Yahuwa ubutunzi bwawe, ngo nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi n'imivure yawe izasendera imitobe. Ngo kandi bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufwa yawe. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana ndetse n'abantu. Ntukibagirwe ibyigisho bya Yahuwa n'amategeko ye, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Imigani igice cya 3. Haleluya. Muhabwe umugisha, muhimbaze Yahuwa.